ubushize twakoze ibiganiro bakajya bavuga ati mukecuru cyane cyane ndebye kwa bano bahanuzi babiri tukaba mukecuru ne mukecuru akudukora ikiganambwe ati hano hakiriye abantu benshi bakahita bakira n'umwuka wera bakabahanuza benshi pe na nubu bakinaza benshi abwiye ko habayeho n'umunyakigali kamusengera ari Kigali urwayi burakira haje abantu haje umudamu warugumbashe imyaka 14 nani ramubwira ati ngiye kuguha umwana ndabwo yahise amara iminsi ngira ndi yaragiye Imana imuha inda mutware waraza ati ngiye kureba bari baratugize icyapa ngo nugera handi wa mugabo utabyaraga n'umugore utabyaraga none njane nje kuhareba ibyo bimenyetso byaraje arabyara na nuba arabyaraga ejo bundi haruhetse umwana ariko ndibuka muri 2000 niho nagiye kubona iyerekwa ngo mbona ndi gukorana ikiganiro n'umunyamakuru ngo mbashe mikrofone noneho Mana kandi nyaye cyubahiro turi kwihuta yego dukora ikiganiro wavuze ati wakiraga kiza kwa tate tubwire none ubwira n'icyo ubwira tate tubikunda kubwira abantu ngo tubwira abantu ko tubakunda bakihari ko yamaze gupfa ntago bikimubwira ngo abyumve ubwo rero nabuzaho nahera shado ndabizi kubivuga biragora ubwo hari ukuntu kuvuga ngo tuzaze dushime atari kubyumva ndavuga uko biri kose nge namugiriyeho umugisha Jess ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nkewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje ntose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje karabwira ko bakunda cyane bive ku mutima ndabakunda cyane bive ku mutima sinakwicara n'aba bantu muri kubona imbere yanyu ntago turi twenyine turi kumwe na Concorde TV show na CEO wa Concorde TV show yes kuko meze ute ndishimye urashima Imana cyane kabisa akabeho ka hano hantu nyine mbwira kuntu wabyakiriye akabeho ka hano urabona ko nifubitse kabisa nanyize ngiye kumbwira ngo ndabimenyereye oya agimbeho wayimenyera kabisa twagize amahirwe tubona imvura urugendo twakoze rwo kuva Musanze tukarenga Nyabihu tukagera muri centre ya Mahoko kubahazi tugatega tukagera hitwa Kamuhoza cyangwa bamwe bazi ngo nko mu Cyondo tukazamuka tukagera ahantu ndaviva kubwire hitwa nk'iki andi twaviremo kuri moto hitwa nk'iki ahita mu Gasasa mu Gasasa urabona niho moto zatugejeje kuva ku ishusho kugera mu Gasasa turangije turagenda tugera hitwa Muriba wamugeze wambutse turazamuka mu mudugudu wa Yungwe akagari ka Yungwe umurenge wa Kanama tuje kureba abakozi b'Imana meze neza cyane roko ndi kumwe nabo ewe utuhaye adresse neza rwose cyane abikoze neza nk'umuntu wize ndi umuranzi kuko ndagira ngo noneho njye abo bantu nabakire kuri Gonareke TV no kuri Concorde barababonye ndagira ngo ngiro banyakire rwose kuko reka nk'ako kantu banyakire rwose mu kinyabupfura neza bo tugeze mu mwanya wo kwakirana banyakire pe tugeze mu mwanya wo kwakirana sibyo turahera ibumoso bwanjye tugenda dukomeza wese arajya yivuga avuge n'ikintu akora niba ari impano afite nayo ayivuge sibyo cyangwa bafashe reka nkwereke cyangwa bafashe bibafasha wese ugenda umuvuga kuko n'umuntu bagiye badukurikira kenshi ko nanjye naki umuntu atari mushyashya ndamuvuga ntibisanzwe tuhita dukomeza ikiganiro sawa reka mbavuge nagiye uyu yitwa Iradukunda Emmanuel Mana amugiriye neza ubu ni umwarimu amaza meza ne kwitorero rya Nkomane muri paruwasi ya Mahoko kuri kiyo ni tate kuvuga tata kenshi biragora ariko nta kibazo yabinyemereye yitwa Nyiramuhanda Ziripa ni umuhanuzi w'Imana afite impano zitandukanye nkuko twabivuze zo gusengera abarwayi njye ubwanjye ndi umugabo wo kubihamya uraza gutanga ubuhamya ndi umugabo gutanga ubuhamya ndi umugabo wo kubihamya kurikiye ku ruhande yitwa Semagambo Fabien uzwi nka Nzakagendana ntabwo ko azagendana akajerekani cyangwa karago
cyangwa akarago ahubwo ni agakiza. Ya ndirimbo ngo nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Mbavuze gakeya kuko mvuze mu buryo burambuye twakoresha nk'isaha. Konkoro kuko ndashaka gukoresha nyine igihe gitoya kandi tugatanga message dushaka guha abantu. Sinzi ukuntu nabivuga. Abantu bamaze iminsi bambwira ati David ntukajya utinda utaratangira ikiganiro, ahubwo ujye ukubita ubanguranya message dushaka kwihira abantu b'Imana yitambukire. Reka dusabe umuntu umwe adusengere, uri butoroka mu microphone ni uri budusengere rwose pe. Fora ndatora naya ntago ndi bufore. Turagushimye mwami Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe kuva mu masaha turangije aha ngaha. Mwami Imana yacu wabanye natwe, ndakirosera twahuye nayo ni kubw'imbaraga zawe. Ushimwe rero kandi uhabwe icubahiro. None muri uyu mwanya databuja witeka Mana data wa twese, komeze urukubane natwe kandi mungeri mwiza Yesu umucunguzi mwiza, wamenye amaraso yawe ku bwacu kwari kugira ngo yisaha tube turi kukuvuga kandi turi kuguhamya. Uri Imana rero, Mana data wa twese, wabonye abana bawe n'abakozi bawe. Mwami Imana yacu, ubutumwa databuja witeka bwo baje kugira ngo bugere kuri buri wese, usenze kugira ngo wumvishije ubutumwa utarahinduka ahinduke, uwahindutse akomeze. Natwe dukomereze muri uyu murimo. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo uwera w'amahoro. Hari abategereje kumva ko Mana wabageraho bafite n'uburwayi buremereye, nabo urabageraho mu kwizera. Rero ngaba bari imbere yawe, natwe turi imbere yawe. Yesu wera w'amahoro, tugushimiye ko Mwami Imana yacu ku mbaraga zawe bageze aha. Rwari urugendo ruremereye rwo kuzamuka rwo mu muyaga, ariko babonye ku mbaraga zawe. N'abakozi rero komeza ubaha imbaraga. Turabasengeye natwe twisengeye Mwami Yesu Kristo, igihe bizaza Mwami wanje uwera w'amahoro, gihe bazaduhamagara Mana data wa twese, ni urukundo bagize, ni neza bagize. Ngaho komeza ubane nabo kandi natwe ubane natwe, udukomeze n'imiryango yacu n'abari kutwumva hirya no hino. Bakomerere muri wowe Kristo, ubiyoborere kandi Mwuka wera kiruta byose azabamenyeshe byose. Tubisabye mu kwizera ko twizeye ko Umwami uzaturinde kugwisari, nabo uzabarinde kugwisari. Twizeye ko tuzakubona Uwiteka Mana amaso ku yandi. Habwa icubahiro rero, tugusabye twizeye ubane natwe ibihe byose, mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Yego, nongeye kubaha ikaze na karibu hano kuri Gonareke TV no kuri Concorde TV show. Wenda rekasha abantu muri makeya, abo bantu ngo mbamenye ni Concorde wabambwiye, afite ubugere yabambwiye, ambwira amagambo meza, ambwira ibintu byirutse imitima, abatangira ubuhamya. Nanjye ibyo biranzindura, niyo mpamvu muri kumbona hano nazamutse imisozi. Njya hano mvukira nta misozi bayo. Kuzamuka umusozi ni baheri. Iyo nazamutse umusozi subwo ntabwo ngo habareshyute. Concorde warahazi imisozi haba. Kuba nazamutse umusozi ngazano rero mwumva imbaraga nakoresheje byumve neza. Ubushize twakoze ibiganiro bakajya bavuga ati mukecuru. Cyane cyane ndebye kwa bano bahanuzi babiri tukaba mukecuru. Na mukecuru akudukora ikiganambwe ati hano hakiriye abantu benshi bakahita bakira n'umwuka wera bakabahanuza. Benshi pe na nubu bakinaza benshi. Abwiye ko habayeho n'umunyakigali kamusengera ari i Kigali urwayi burakira. Haje abantu, haje umudamu warugumbashe imyaka 14. Mani ramubwira ati ngiye kuguha umwana. Ndabwahise amara iminsi ngira ndi yaragiye Imana muha inda. Mutware waraza ati ngiye kureba. Bari baratugize icyapa ngo nugera handi wa mugabo utabyaraga n'umugore utabyaraga. None njane nje kuhareba.
ibyo bimenyetso byaraje, arabyara, na n'ubu arabyaraga. Ejo bundi haruhetse umwana uwo bashakiye rimwe arujukuje karibu, yaraje rarasenga, Imana iramubwira ati ngiye kuguha umwana. Yazana n'umugabo we yaranganangana nawe, babonye nanjye n'umugore nawe yarimo nini. Gusenga birakomeye. Avuga ati si koko wamunduye ku mutima ngabo nabyo ubazanye, ubu wondi uzangoraho. Baraza turasenga, Imana ati mbahaye umwana. Barasenga, igihe kiraza baja kubashikira rwa mutima babwiye, Imana ubu yabahaye umwana. Umwana abona umanza ari kubamba amaboko ngo akambakamba. Umva tate, reka twe tubyivugira, reka twe tubyivugira kuko ibiganiro nagiye nkora abantu nibo barabikurikiye neza. Reka twakire Nzakagendana. Yego. Wajya gutekereza ko umunsi umwe uzaba wicaye gutyo uri kumwe na tate, uri kumwe na Iradukunda na Comfort, turi kubwira abantu benshi, wabonye abantu bankurikira? Yego. Byinshi cyane. Byinshi. Si byinshi kuko dusinzi ko nawe yabageranyije ajya ngo bavuze ngo ngwiki. Bavuga ngo abantu bakanze subscribe kuri Gonarike TV ni abantu 65. Je nabageranyije ni bakizamuka mu gitondo 35 n'ijana hari, nabageranyije n'abaturage b'imirenge 3. Kuko akenshi ukoze mwayene niba usanga umurenge ufite abaturage 25,000. Urebye rero rwose muri make uri gitifu y'imirenge 3. Urasista urugubese. Aya nawe ni wakabye. Abaturage batuye commune ya Kera. Ariko ntago ari njyewe. Byagiye biterwa n'abakozi b'Imana bagiye baza ha bakabakunda, bagasanga hano havugirwa Imana bakahakunda. Urumva abantu tuba turi kubwira ni abantu benshi. Nanjye ndikugera ikirenge mu cyabari. Harimo abantu bize, abaturusha ibitekerezo, abafite impano ngizi zanyu, n'abafite impano ngizi yanjye yo kuvuga nabo barahari. Urumva ni abantu babakomeye, abantu bazi gusesengura, uvuga ijambo rimwe bakarikura amabiri. Iki gihe wajya kugitekereza ukabona ko kizahaba. Bo dukizwa ikoranabuhanga ryari rabaho. Rero aho bigeze ubu urabona ko ikoranabuhanga riri gukora ibintu neza. Ariko ndibuka muri 2000 niho nagiye kubona iyerekwa ngo mbona ndi gukorana ikiganiro n'umunyamakuru ngo mbashe mikrofone. Noneho nibaza igihe bizasohorera birancanga. Rero 2010 haza kubaho inama Mukamuhoza harabita Mucondo. Noneho hari umunyamakuru yitwaga Sabone Olivier. Ndamuzi Sabone. Kanamusuze. Urakoze cyane. Nagahamagara abantu nyine kugira ngo bakorane ikiganiro cy'inama yabaye. Angezeho rero mbona afasheho ku ruhande ariwe baje gukorana ikiganiro. Ndavuga ati ndabihushije. Byareka ryanje ndarihushije. None dore. None ngeze umugisha. Nagomba kuvugira kuri radio ya Rubavu. Inagakurikirana muri Rubavu gusa. Muri Rubavu gusa. Ariko Imana yarari gutegura kuzavugira ku isi yose. Ku isi? Abadukurikiye ku isi ntutungurwa no kubona dusize nimero yawe. Ukabona umuntu aguhamagara akavuga ati igihe gihugu naba ntazira mu ku isi. Kubona umuntu hari igihugu kibamamagara nkumva n'ikindi gihugu kibaho ku isi. Uwo ntago tuvuze za Amerika zo nibisanzwe. Baraduhamagara dufite n'abantu bacu babayo. Aho kumva nk'igihugu cy'utatekerezaga. Kumva umuntu aguhamagara akubwira ati ndi hano. Yego. Ati nagukurikiye ndagukunda mukozi w'Imana. Yego. Si by'agaciro? Bite byishimo cyane. Ibyishimo. Mana kandi yaye cyubahiro. Turi kwihuta. Yego. Dukora ikiganiro bavuze ati wakiraga kiza kwa tate, tubwire none ubwira n'icyo ubwira tate, tubikunda kubwira abantu ngo tubwira abantu ko tubakunda bakihari. Ko yamaze gupfa ntago bikimubwira ngo abyumve. Ahubwo tuba twaje tate ndamukunda cyane. Kare niba mwangurikiranye navuze ko imbano igira abayirera. Iyo umwana akuze nabi aba mubi, ariko iyo abonye abamurera agira uburere bwiza akazavamo umuntu mwiza. Rero ngimara guhabwa umwuka wera. Samba hano nababwiye kugira ngo zize gukomera.
naje gusanga kuko tate yadutanze gusenga rero niwe naje nza mu cyumba aranzengera arambwira ati humura Imana iri kumwe nawe kuva uwo munsi twarasenganaga akambumuriza nagira ikigeragezo akambwira ati humura kirashira mu kanya kikabanga aho nakirashize ngavuga ati burya tate ari mu Imana rero ndamwisunga andera neza ndabwo yigeze mbutaza ubu yambutaza mba ndimo mayibobo ariko cyangwa undi muntu tutazi utandukanye nibyo turi kubona uyu munsi yego ubu rero ndamushimira aho ngeze niwe niyo ngize ikibazo araza akambwira ati humura ngwino nubwo bikomeye bizashira mu buzima busanzwe angira inama mu buryo bw'umwuka akangira inama urumva namugiriyeho umugisha ukomeye iki cyumba ndakirarikira abantu kuza gufata imigisha irimo bazi hajya gukwira bajya Yakobo narizirikanye nakwibagirwa ibindi bangumumbajije yego usibye nzakagenda nafasha ndi mazina yawe ntinayafasha ariko tekereza giba rya Yakobo na nubu ndacyari gihumba umbaje amazina yawe ubu sindayafata usibye nzakagenda nafasha nini nshobora kurimbaza nkaryibagirwa ariko iriba rya Yakobo ntago nagibagirwa tate ni cye kintu utamwibagirwaho tate uvuga ati iki kintu mbona nkimwibukaho rwose pe tate ikintu gikomeye ntazamwibagirwaho yambashije ibintu bikomeye Mana yanjye kambivuge ndi kumureba mu maso mureba mu maso rwose yego umwana wanjye yaratsinze azana ikigo nda amafaranga mfite ubita hirya no hino biranga konguruse naguhamagaye rero ndaza nsanga tate usobanura uko ikibazo kimeze arambwira ati rero ngwino ngwereke twinjira mu cyumba turasenga ndarikira abantu ko ibintu byabananiye babijana mu masengesho tate arambwira ati umva uko Imana ivuganye nawe anzengeye ndambuyeho ibiganza arambwira ngo uri umunyamugisha umwana wawe arize ararangije kandi n'abamukurikira baziga barangize numva icyo nacibagirwa kabiri nuko mu buzima bwose nabayeho mu buryo bw'umwuka amashereka nonze mu buryo bw'umwuka burabyumva imfashabere nabonye niwe nyikesha muri maka gakiza kambamo Yesu yakabayemo ariko tate amashereka nonze niwe imfashabere nabonye niwe ndakura mbumuvuga butumwa mvuye mu cyumba naba ndaje kubwiriza ngaza kanzengera urumva mwibukaho byinshi pe yego nje ntago wabyibagirwa aha ni byinshi ndakugarukaho nyuma imbere radukunda muraho neza mukomere cyane ndakwakiriye murakoze tate rwose umva mumurebe neza rwose nagira umuhutaza kuko ahanda ageze niba yarabasindikije ngo muzamuke nicyo kiye kigeze ngo namwe mugira ute mufata hadashoboye hadashoboye kwigeza ubu ngubu urumva iyo umuntu agenda akora burya ari byo agenda ananirwa none namwe muze mu muranda ate mubwira ati saza neza tate turi kumwe nawe bana nanjye ubwo nabaye umwana mu rugo mujye mumpamagara aboneka akabazo nanjye mumpamagara nza hano kuko none se kuri bajyayo ko kwagaruka Raduko karame uriyumva ute ko uri kumwe na tate ahantu wemye uvuga ati rwose tate nahakuye Imana nahaboneye byinshi urumva umeze uti ni iby'igiciro cyane ndanezerewe ku buryo utabyumva kuko nk'uko mwene data yabivuze yatubereye umubyeyi atugira inama agahangayikishwa natwe ngaho turamuhingira kandi tutaramuhingira ko ndabyibuka nje ndi kwiga hari igihe nari njatse kuri karuta ariko ndaza tuje mu masengesho arambwira ngo komeza ngo kuko nzakugira umukozi ungorere ati rero ugomba kwiga kuko ndabwo nakugira umukozi ngo ungorere utarize nibyo
ni ukuri pe. ibyo rero nabibonye muri uyu mwaka nabibonye muri uyu mwaka n'ibindi kandi byo yambwiye Imana yamunyujijeho nabyo ndabitegereje. Urumva rero iyo atubera mubi ntabwo tuba twajiwe, natwe tumubera mubi ntabwo tuba twicaranye nawe. Ni umubyeyi wacu, iyo tumubona turanezererwa kandi rwose haba abasenga abadasenga, icyo namubonyeho ntabwo atwakira ajogoye. Umuntu wese uje agana icyumba cya hano, amasengesho ya hano, ntabwo avuga ngo ntabwo ndagusengera kubera ko utari umukristo. Hari n'abaja gusengera ahantu bakababwira ati mbere y'uko ngusengera manza umbereze. Ibyo bintu ntabyo azi mu buzima bwe. Rero iyo turi kumwe twumva tunezerewe cyane. Muri kumwe nawe mwumva mukomeye mushikanye, wababwira we kuntu rero yiyumva iyo abona mwarakuze mukava abagabo. Nabuza kuva akanya yivugire. Tubwire niki kintu utakwibagirwa kuri tate? Ikintu ndamwibagirirwaho mbo ni byinshi, ariko reka mvuge kimwe gusa. Ikintu ndamwibagirirwaho ni uko yambwiye ngo nzubaka, kandi ubu ngaba nubatse. Akaba ari umugabo. Ngaba ndi umugabo, mfite iwanje ndaha, mfite iwanje ndaha ngakomanga bakangingurira. Icyo kintu cyaturutse mu masengesho ye. Ntabwo nacibagirwa rero. Wabonaga nta nzira? Ndanzira mwana wanjye tumve ko Imana imbwiye ati humura tuzubaka cyane. Ubu urubatse uri umugabo uri iwawe. Yesu we Mana ijye iduha umugisha natwe dusaze gutya. Erakokora ute? Nanjye ndi umugabo kubihamya niko wari utangiye nga wanzanya nga uri umugabo kubihamya. Yavingiye aho gahunda yatuzanye. Ikintu nanga cyo gushima umuntu ibintu atari kubyumva. Yego yapfuye ari muri yapfuye nuva ugasanga umuntu ntabwo wamwitaye hakiriho, sibyo? Ahubwo yaba yapfuye ugasanga uguze indabyo, urumva witanze isanduku y'amafaranga ahenze, kandi ayo mafaranga iyo yamuha akiriho yaragombaga kuba yanayivuza agakira, nibura Imana igacuma iminsi yo kuba yamuhamagara ngo atahe. Ungira hati ni utama amafaranga. Hari wavuze neza ijambo ryiza mwene nyina wa Yesu. Ijambo ryiza ni sinzi nani mugenzi w'Imana cyase niki, ariko ni ijambo rihumuriza. Ubwo rero nabuzaho nahera shado. Ndabizi kubivuga biragora. Ubwo hari ukuntu kuvuga ngo tuzaze dushime atari kubyumva, ndavuga uko biri kose nge namugiriyeho umugisha. Namugiriyeho umugisha nk'umunyamasengesho. Twasenganye igihe kinini pe. Burya imyaka irenze 5 ni imyaka myinshi. Ni imyaka myinshi. Noneho ikindi kintu nkunda nibura abantu tuziranye, ntabwo numva ko niba ari umugisha nagize nawe urya ngenyine wibagirwa abo mwabanye mu minsi ya kera. Uretse n'abo twabanye mu minsi ya kera, sibyo? Ahubwo kuvuga ngo niba hari ahantu naje nkaronkera numva naharangira abandi. Izo ni impamvu ebyiri zatumye nkubwira ngo David tuze abazadukurikirana kuri Concorde TV show, kuri Gonarike TV, urumva baze tugira umukecuru twarasenganye mugiraho umugisha. Gusa David uranyihanganira, nge ntabwo ndarasa ku ntego ngo mbivuge byose, nyine ibyo Imana yamunyujemo bigasohoka. Nabonye ko aho kubihera nawe kubirangiriza. Yego sibyo, ariko icyambere cyo nge ndi umugabo wo kubihana. Ndi umugabo ndakuze, mfite abana, mwe mfite n'amashuri. Vangoro ntabwo ndi umuntu wo kuza nibura kuri kamera ngo ndi gupapira ngo n'uryo gushaka views ngo dutaka abantu ngo bagize ute. N'urugendo twakoze tuvi Musanze tuzamuka aha ngaha ari ibintu byo gupapira. Twajya no gutembera mu Kinigi hari view nziza, ariko twaje aha ngaha muri iyi misozi.
bwaba ngo tubwire abantu yuko Imana itaba mu migi gusa, Imana idakoresha abantu bize gusa, Imana idakoresha abantu bafite amamodoka, bafite amafaranga, bafite amazu, ahubwo no mu cyaro haracyariho abantu bagira ute bakorera Imana. Niyo mpamvu yo navuze ngo twagize amahirwe nibura yo kubonana nabo, kubonana nawe, tumugiraho umugisha. None hari abandi bari kure, ariko kuko haje ikoranabuhanga, ibyo nzakagenda navuze ngo twakijijwe muri bya bihe nyine wasangaga na radiyo abantu bayifite ari bake. Haje ikoranabuhanga, Google yaragikemuye ishyiraho YouTube n'iki, ubu iki kiganiro tukukigirira mu cyaro cyo mu kagari kitwa Yungo, mu mudugudu wa Yungo, ariko bazagikurikirana hari abari muri Amerika, bari muri Australia, bari hehe. Noneho ku buryo nabo bamugisha twamuboneyeho, nabo abawukeneye rwose nabo bazahamagare, telefone zaraje, abakeneye gusengana nabo basenga. Urumva ni icyo cyatumye nkuratira David, ni hari umukecuru ndetse n'abandi nabo bamugiriyeho umugisha twasenganye, kandi ibyo bampanuriye birasohora. Hari n'ibindi ngitegereje, ariko nzi ko Imana yacu ni Imana itabeshya. Mukecuru Ziripa ibyo yavuga ari ugusezeranije, igihe gishobora kuzanagera, niba ari aho yahinze yaravuze ngo azaguha ibishyimbo, imvura ikaza bikarumba, byararumbye. Ariko niba ari Imana yamuvugiyemo akavuga ati Imana irambwiye gutyo, ari Imana, uko byanagenda kose bizasohora, bitinde bitebuke bizasohora. Haleluya, bitinde bitebuke bizasohora. Fabi, kumva nishimye kumva nishimye ukuntu umuntu yibuka ibihe ahantu ku iriba rya Yakobo, ibihe twahagiriye ku mugoroba haba nijoro. Imana itubwira ngo izatugira abantu b'abagabo, ngo izadukuza. Ngira ngo uko muri kutubona hano twicaye turi abagabo bo kubihamya. Abagabo nyine twabaye abagabo, yatubwira ngo izadukuza, sibyo? Twarakuze rero, sibyo? Fabien afite umwana wo kurangiza segonderi, yego. Mfite uri muri siniyatura, uri mu wa kabiri segonderi, sibyo? Irankunda ubafite uri mu wa kabiri, araje mu wa gatatu ejo bundi. Segonderi primaire yewe yashatse nyuma yacu, sibyo? Ubwo rero turi abagabo. Ikindi dufite aho dutaha, buri wese afite hataha, buri wese afite icumbi rye, kandi ubwo muza gusenyera hano ntawagiragiwe ninde nutari uhafite. nibura ko nzakagenda nariwe mukuru kuri twe, sibyo? Hari ahomyese, hari hafite agasima nawe arasetse, sibyo? Ko hari hameze ndahazi, tugize abagabo, sibyo? hari agasima, tubwize ukuri, hari agasima, hazima ari inka. Wanywaga amata wikamiye, ariko shama naje murareka. amata avuze inshuti yanjye ni ubuhamya burebure. Naje gusenga nje nanywaga amata, ariko wenda mbuye n'umuntu yajyanye ku isoko, kamwe ati mansomeho we, naba ndaronze amafaranga yo kuyagura. Rero ubwo waba uragiye kwa kundi ndabaragiye, ngaza ngakuragiza nyine mfite igise urakizi imyota, inyota. Ubwo wakama ukamba nganywa, ubwo mu rugo se banyoye amata, sinje yanyoye gusa. Ngira umwete wo kuza gusenga, ngira kakata, ariko mfite icyifuzo. Imana ishimwe, ugifite ibintu byinshi. Kaka barambwira ati mbonye ufite inga y'iferezi. Ferezi ni iki? Ni inga y'inzungu. Ni inga y'inzungu. Yes. Mugenda senga arenga Imana imbe, nibura n'akamasa wenda kabe kogera iwanje. Ndashimira Imana itabura uko ibigenza. Akoze ubwo no birambura kambireke. Oya, tubwiye ko iyo nka y'iferezi ifite gusa irari. Naragiye amaze kubimbwira, mbita nikira inzira ngura indama 6. Sinari nagerageje ubwo indama 6 imwe nyibitse umuntu 5 ndaziragira. Rero ndi ku rusengero wa muntu arambwira ati yandamayisho n'umurunga. Bo hashize amezi 2 za ndama 6
zandi 5 zari zisigaye nazo zimaze kubyara nyuma y'amezi 2 harimo izazifite amezi aba barabyibuka haje abajura bacukura inzu nda numwerere gwasigayemo reka nze nzoze Imana urayizi ariko yambwiye ngo izambinga navuga ati nzororeza intama ngusanye zigere kunga Haleluya amen. Imana rero ku munsi wo kumbinga nagiye mu nama nari mbagarariye isibo ngeze mu Kamuhoza baratubwira bati hari ingazi byogogo zaje ingazi zatangwa na nyakubahwa perezida wa repubulika ngezemo baravuga bati andika abantu batombore nabandika abandi 10 bo ngeze nyuma ndababwira ati ariko nanje muzi ko mfite inga tiranje kangerageza amahirwe ndashimira Imana wanditse udupapuro kubera ko nari maze kujya mu nagomba kwandika udupapuro ubwo gitifu yanditse udupapuro aratuzana ngo dutombore nzamuye agapapuro anganditse yego nawe nk'umura yibonye inga narayibonye Ferezi uwa matarari turanywa amata abana banywa amata bajya kwiga banyoye amata Imana ni nziza amen. Sinavuga iki nanjye ndakambika ahangaha njye sindatangiye nanjye ngira umugisha wanjye gukura nawe uko wahageze humura nanjye ngomba ko umwana mu rugo upfa kuba wemeye ugatera intambwe ukaba waje uyu musozi nawe uzamukira ubusa ntabwo watahira ntabwo natahira ntabwo watahira ho pe mpera aka mikrofone tati meza aka mikrofone tati kamumpere tate karama sinzi twavuze byinshi tuvuga byinshi muri byo byose reka nkubaze ikibazo cya mbere kuba uri kumwe n'abo bagabo batatu ni abagabo pe buriya iyo umuntu ari umugabo yarabyaye afitiwe aba ari umugabo pe wihura baruta ni abana bawe nkurikije abafite imyaka ngaha bose urababyaye cyane kuba wicanye nabo ni cyo kintu wumva kikunezeza kuba uri kumwe nabo cyane tubwira ikintu kirimo kukunezeza muri aka kanya kiri kunezeza ni uko abona byaye mu butumwa bagihamya Imana kandi bakabona ko Imana iri kumwe nabo kandi ikindi kinejeje ni uko mwifuje ko tuganira icyo nacyo kiranejeje nganezezwa rero no kumva yuko bagikomeje urugendo rwo kuzabona umwami Imana kandi mu gakiza uri kubona ko bari gukura igihe cyo rero nzaba ndakiriho azasigara muri uyu murimo icyo kiranejeje cyane mbese washatse bagusimbura mu murimo cyane cyane na n'ubu ndanabisengeraga cyane kuko aho ngeze ndi hafi oya turacyagukeneye amagambo sinjya nyakunda barangiye mu buzima ayo magambo ati ndi hafi ndagiye oya rero muri mwe ruyakunda amagambo nge sinyakunda ubwo ndikumva ko ndi gushisha ndikumva kandi njishishwa no kumva yuko iby'Imana yatunyurijeho byose byagize umumaro bavuze imyirondoro yabo yagera n'ejo buze imyirondoro yanjye byabaye twogera n'ejo ahubwo ndi gushima Imana yuko namwe Imana yagize neza kaza mukatuganiza natwe tukabaganirira Imana ibaha imigisha tati kara muri urugendo hawe ibicanege byinshi muri ha myaka yose ni ikihe kintu cyagufasha ku buryo abantu baza bakagutangira ubuhamya bugeza cyambashije bona ibintu hano ku isi byose itambanira n'Imana yacu yaranyuze irongera iranyura naburara nabwirirwa racaruta Imana yacu umuntu wanje yagwara ndakenyeganyiza avuga ati niba ari uwo wanje arabaho niba Imana ishaka kumujana ndabinyiganyizaga ya kuko numvaga Imana yaramfashe amen anje ngumva meze ngo narayifashe ubwo rero ngayirangira abandi ngo babe ku Mana utarayifataho neza ayegere kuko ndahandi twabonera ibizima si urubyaro nikuriwe
si ubutunzi ni kuri we ndakindi n'umurimo mwakora rwose ni ku Mana ni Imana ibitanga icyo kintu cyaranejeje muririmbyi yarimbye ngo ndakiruta umwami Yesu mu isi no mu ijuru Imana niyo nzima kintu rwose hari ukuntu numva ukuntu umuntu waba mutangira ubuhamya ngumva njye binarandenze cyane cyane aho tugeze muri ibintu by'umwene Mariya cyangwa ibintu bya Kristo abenshi usanga batangira abayuda ariko ubu ngubu batakiriho kugira ngo babitindemo byarabananiye tate karama njye wumve ko nagukunze kandi nzi ko n'abantu badukurikiye bagukunze biragoye ko kubona abantu batangira umuntu ubuhamya bwiza bakiri kumwe nawe ubu ngubu ari ukuvuga ngo ni ubuhamya ino mbuga yakuzura nanje numva ko nda muntu muri nje numva ngo yambera umwanzi oya yanduka atanduka cyaza nibaje yarayandutse ndamusengera ndakizenga mfite kuko hari iby'Imana yangoreye bivuze ngo muri isi nta mwanzi wawe uhari ngijya gufata agakiza Imana yambanaguye ibintu guca ibyo nabyo nari nabyibagiwe gatorosha ucamara gutorosha agakoropa mu bwongo yanguyemo byose no mu nzu yanguyemo umujinya Imana yaranyuze cyane 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 ni ukuvuga ngo muri iyi si umwanzi wawe n'umwe gusa ni Satani ni Satani nta niko namvugaga niwe mwanzi wawe niwe mwanzi wanje abandi bose ni abakunzi banje kuwanyanga yabari Satani yanamugendereye ndacu tuba dupfuye umwanzi wanje ni Satani mukoro fatira mikrofone sinzi ndabona amasaha ari kudufata burya ngo umwanzi w'igihe ni amasaha n'ijoro byose hamwe niyo butije imvura iragwa mukoro njye hari igihe n'ikiganiro kinanira sinzi ku bwanjye numva nakwifata n'ibingibi nyitahira niba ari ikintu babaza kibabaze rwose njyewe wumve ko biba byandenze pe biba byandenze ngeze ahantu nkabona ukuntu bakuvuga Imana gutya ukuntu numva ntameze ukuntu niba ari ikintu wababaza abo bantu muri kumwe aho ngaho cyangwa nawe wumva ko twasoza ni karibu nawe ndavugira ngo saga icyo utababajije urumva nk'abantu nyine tuziranye byose tunabiziranyeho kuba kuvuga ngo biragoye kugira icyo mbabaza sibyo ariko reka mpere ku murongo dusoza buri wese avuga ikintu ari kumva kiri ku mutima we ntamubajije ngwiki sibyo buri wese uyu mugoroba turimo yisanzure mbese yisanzure abuhoke ku mutima yego urumva nuvuga ngo tugiye guhera kuri Irankunde Emmanuel tuze gukurikizaho Semagambo Fabien uzwi nka Nzakagendana sibyo tate rasoza dusenge noneho tate aze gusoza adusengera nuvuga ngo buri wese icyo yumva icyo wumva kimuri ku mutima yasangiza abadukurikiye naho ngi kuvuga ngo ndakubaza murakoze cyane icyo twabwira abadukurikiye ni ugushigikira Kongoro the TV show bagakanda kuri subscribe kugira ngo bamukurikirane n'ibiganiro bye kandi ikindi mushimira kuko yibutse ko hari abo yabanye nabo mu masengesho ndetse no mu buzima busanzwe kubera ko rwose natwe byatunejeje murakoze cyane yego murakoze ndishimye ku mutima ureze ndanezerewe cyane ariko mbwira abadukurikiye bakunde gusenga ni ngo kurangura muri Dubai iyo uhuye n'umuntu uvuye kurangura muri Dubai ari ku kibuga cy'indege ubona ndaca afite ariko inyuma ye biba biri mu combo biri kuza n'ubwato rero batubona ng'abaciriritse ariko ibyacu biba bihari muri depo biba bihari mbwire rero abadukurikiye ngo bakunde gusenga kabiri bakore ku Kazogera n'ibindi biganiro bazabibona kuri Kongoro the TV ndetse na Go Night
tubashishikarize kugira ngo bakande kukazogera badukurikire n'ibindi biganiro biri inyuma nta buhamya twabahaye muzagaruka tububahe nabyo muzabibona mukande kukazogera gusa byose bizizana murakoze. Tate mbere yo gusenga ngize icyifuzo yewe hari ukuntu mba numva abantu badukurikiye pe ni abantu b'abahanga ni abanyabwenge bize amashuri wenda urugero natanga koko yize amashuri ariko yarankurikiraga tutaratangira gukorana bivuze ngo iyo nza kuvuga ibintu Konkode wize amashuri yakandebye akanyanariza akavuga ati ariko ubundi uyu nguyu yaravuga iki. Urumva ni abantu baba baturusha ubwenge kuko niba mfite yego nanjye ndayafite makeya ariko simfite nka Konkode. Buri wese afite mu ciciro agezemo kandi buri wese afite impano Imana yagize ute yamuhaye. Ikindi abantu badukurikiye bafite ibibazo byinshi, urugero ugiye gufata nimero yawe uzareba abantu bazaguhamagara bafite ibibazo mw'abantu mwe. Byari igihe numva nk'ikibazo cy'umuntu ambwiye gahita nibifata nkavuga ati ariko Mana koko iyi si tuzayisiga tugende tujya hano hatari imibabaro n'imiruho n'iki n'amaganya no kurira no kugira ute tugira hano tuzajya tugatuza. Ariko nkajya kwibuka indirimbo ngavuga ati sisi iwacu ngavuga ati hari ibyiringiro ko tuzagira he iwacu heza. Ubu Imana igukoreyemo ukaja mu nzozi ziyerekwa wabona ko iyi si uyanze bigatuma utazasubira inyuma utekereje aho wabonye. Ababwiye kare ko namaze gukizwa ndambagiza mu mwuka ndambagizwa iby'ijuru ngabona amazu. Hari n'igihe narose ngo ndota nabaye akanyoni neneho amazu yaho n'amabuye niba ari amabuye gera utakandageraho kubona wanyerera ukabuguruka hejuru yayo ngagenda ngaguruka hejuru ninagira mbega nganebera ngakanyoni kuri gamabuye yera ngurubura ariko ukabona ganyereye wanyerera. Aho narahageze babona hari ibyiza pe. Nabwira abantu ko Imana yangejeje ahantu yaragarutse anyereka abajaga muri Gihonomo ngo ni Gihonomo ngira umuntu wanje yasenga pe. Ni habi ndahantu ndatambagijwe nahise mu umwe rero bitamo Imana n'umwana wayo bitamo Mwuka Wera ngo azanyobore azangeze aho hantu nakandagiye. Hari umunezero nigeze kubibona aranyereka ngo reba ko mu ijuru tuzaba tumeze ngo mbona Yesu ari hagati y'abantu nda muntu n'umwe uri inyuma y'undi. Uko Imana ibigenza mbega ni byinshi tate rero cyo ngiye kukubwira iki nkiki dufite abarwayi dufite abantu bafite ibibazo bitandukanye dufite abantu barushye ariko cyane cyane mba numva uburyo umuntu ufite umwuka muzima nubwo yaba afite ibibazo ntago bameze nk'umuntu urwaye. Shima Imana nubwo wabyutse ufite ibibazo inshuti zakwanze n'iki ko ntago uri mu bitaro kimwe n'umuntu urwaye nawe ntago bameze nk'uwapfuye. Ariko reka tugaruke ku murwayi nibura dusengere kwa bano bantu barwaye badukurikiye bashobora kuba badukurikiye bari mu bitaro bafite bene wabo bari mu bitaro byabanze gukira. Hari uwo twaganirije ubu navuga ati ngafite umubyeyi amaze mu bitaro imyaka 6 ntumbaze ngo umuntu abaye hute imyaka 6 kuko nanjye kikimbira icyo kintu ese mvuga ati se Mana kuko umuntu agenda akaryama mu bitaro imyaka 6 ndavuga ati uzi ko ari igihe wasenga n'isengeshwa avuga ati Mana ugira ngo umubabarize kuri iyi si wamutwaye hakiri kare iyo bigeze ngaho hari igihe bigira ngaho igihe sengeshwa warisenga ndavuga ati Mana ariko Imana ikora uko ishaka kugira ngo byibura dusenga n'abantu barwaye pe nicyo cyifuzo nari ngize nta kindi. Turagushimye Mwami Yesu tugushimiye amagambo waduhaye tugushimiye imbaraga zawe zabanye natwe none Mana Data wa twese kweresa abana bawe ngaba n'abakozi muri byose no muri leta Mana uzabakomeze kandi uzakomeza ubarindire n'ababo ubarindire abafasha babo Mana Data wa twese uzakomeza ubahe guhuza ubakira urugo rushitse kubw'imbaraga zawe. Dusenze rero mu kwizera abagwayi bari hirya no hino hari abari mu ngendo bagiye gufata indege bagiye kuzavurirwa hanze abo ngabo Uwiteka
wabageraho batarafata indege ukabakiza izo ndwara. Twizeye kukiza, twizeye ko ufite imiti, twizeye ko ufite ububasha. Mana Data wa twese, dusaba Imana iturimo, iyabanye na Eliya, iyabanye na Daniyeli, iyo niyo Mana duhamagaye. Ni Imana yacu bwite, tuzi kubana natwe, uzi ko tuvugisha byitubwiye bigasohora. Dusengera abari kwa muganga, Mwami Yesu Kristo, uhagendagende hose, nabo mu mbande enye z'isi hose uhagera uri Imana. Izina ryawe ryera, kubw'imbaraga zawe Databuja, gendagende Databuja ku ndwara zose. Ibitaro Mwami bidasanzwe, hari abari mu bitaro Databuja bageze Mwami Imana yacu, ndetse habagwaza batakibagwaza, bari kugwazwa nawe na leta. Abo nabo wabibuka bakazashima izina ryawe. Kubw'imbaraga zawe rero ureba abagwayi bamaze iminsi mu bitaro, ubahagurutse bazashima izina ryawe. Iri joro Databuja Uwiteka, wohereze marayika agere ku mugwayi wese. Kubw'imbaraga zawe, kubw'ububasha, sengera abari kutwumva, sengera n'abatari batwumva, iri shengesho rizabagereho, kandi iri niribageraho rizahindure benshi. Gahoro byiringiro byacu, Mwami Imana yacu, twizeye imbaraga zawe zirakora. Ntabwo ari bwo bwa mbere wahagurutse abagwayi, wakijije barimo abadayimoni, arakira kubw'izina ryawe. Amen, amen, amen. Asante Yesu, uri sana yiko muzuri, uri Mesiya, uri uwera. Gera ku bagwayi bose, kandi byiringiro by'umugisha. Abafite imbaraga nge ubongerera imbaraga, kugira ngo baneshe ibigiye kubanesha. Ubahagararire nk'Imana, kuko urishoboye byose. Gahoro byiringiro byacu, Mana Data wa twese, abatuzaniye ubutumwa bwiza, Mana ndagushimye ko nawe ndazi ko ibi byose nabibonaho. Nageze mu byiciro byinshi, ariko urandinda, wari uzi ko icyo watugeneye. Mana Data wa twese, reka ukomeze ubakuze, Mana batambutse indambwe iri imbere yose, uzabagenda imbere, uzabaha imigisha. Dusenze rero Mwami, uyu mwanya Databuja, amasaha uri kuyareba, ariko weho ubwo dusigaye wowe ugendane nabo. Kandi Mana ubabere soferi muri byose Databuja, basange wageze mu ngo zabo. Uwiteka Mana Data, natwe duhe kwera imbuto aho dutuye, imbaraga zawe zikomeze zikore. Ngaho turasenze rero, mfite foromanzi yo mu ijuru, hariyo ibinini Mwami bya bindi bidasharira. Reka ugwaye imitsi umukize, ugwaye umugongo umukize, ugwaye mu nda umukize, ugwaye umutima umukize, ugwaye mu gifu no mu bihaha, hose uhagere. Mu mbyiko no mu mbindura, hose uhagere, kuko ushoboye byose. Uwera w'amahoro, babona inshinge zitajyana, zigere mu mitsi, zigere mu mishokoro. Dusenze rero mu kwizera ko byose urabikora, kandi Data wa twese abenshi bagahaguruka. Tubisabye mu mazina atatu rya Data wa twese, n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yes, konkoro ngiro dufashe utange nimero yo kuntu babona Tate. Yego, gufata nimero yiwe, abandi bo bazakurikira ibiganiro byabo bindi bazahasanga nimero zabo, ariko reka dusigane ya Tate, ariko dusigana nimero yo kuri iki kiganiro. Yego, nimero ya Tate bamubonera baba bamukeneye. We nta telefone afite, ni y'umusaza umutware we. Natwe buraba naduciyeho bagaca kuri Concord cyangwa bagaca kuri njyewe, bashika hano amahoro twabarangira cyane rwose. Ni 0785 83 05 45 0785 83 05 45 ni y'umutware wa Tate. Yego, ndabashimiye cyane mwakomeje kudukurikira mugasoza ikiganiro. Mukomeze mukore subscribe kuri Concord TV Show ndetse no kuri Gonarike TV, ariko by'umwihariko kuri Concord TV Show ngo twuzuze niche.